Muraho, nitwa Cyiza, murakaza neza kuri YouTube channel yanjye. Maze igihe wumva YouTube channel, gusa ntabwo uzi impamvu ukwiye kugira YouTube channel. Ibyo abantu bayivugaho biratandukanye ndetse ni byinshi. Niyo mpamvu naguteguriye impamvu 10 zishobora kugufasha gutekereza kugira YouTube channel muri uyu mwaka wa 2020. Impamvu 10 naguteguriye ngiye kuzikugezaho nyuma ya introduction. Birashoboka ko ufite YouTube channel ariko ukaba utayikoresha cyangwa se ukaba utayifite kubera ko utazi impamvu yakugirira akamaro. Niyo mpamvu nafashe umwanya ngo utegurire impamvu 10 zatuma ushobora kugira YouTube channel muri uyu mwaka wa 2020. Kumenya impano yawe mu buzima ntabwo ari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu niyo uyigize ugashaka kwereka abantu, hari abatizera ko iyo mpano koko ari yawe. Ariko mu by'ukuri igihe wabashije kumenya impano yawe, byaba byiza ufashe telefone yawe ugafungura application ya kamera, ugakanda record, then ugashyira video yawe kuri YouTube. YouTube ishobora kugufasha kuguhuza n'abandi bantu muje impano, cyangwa se n'abantu bashaka kukumva bakagufasha igihe wafashe video yawe ukayishyira kuri iyo channel. Igihe wafashe iyo video yawe ukayishyira kuri YouTube, bizaguhuza n'abantu benshi batandukanye ndetse muhuje ya mpano, kubera ko bamaze kubona ko ufite ya mpano, kubera ko waberetse icyo ushoboye. Bizaguha connection nyinshi, ugira ubushuti kuri internet n'abantu bari mu nzego zitandukanye ndetse bari ahantu henshi hatandukanye ku isi yose. Muri bwa buryo bwo kugira inshuti nyinshi, ya video wakoze cyangwa za video ukora zigatuma ubuzima bw'abantu buhinduka, uzagira inshuti ndetse inshuti zihoreze gusaba ko wazifasha mu buryo butandukanye. Bwa buryo zifasha zireba na video zawe, zikanda like, zikora comment kuri video zawe, musharing ibitekerezo, bizarangira muvuye mu muryango munini kandi ushobora kugira akamaro mwese mukabasha gutezanya imbere. Impamvu ya karindwi ukwiye kugira YouTube channel muri uyu mwaka: kwiga ibintu bitandukanye utaruzi bizagufasha gutuma usobanukirwa cyangwa se uhoroha wa muryango mugari wakereye cyangwa se waguturutseho. Wiga ibindi bintu bishyashya kugira ngo ubashe kubibagezaho. Urugero naguha nuko gukora YouTube channel ntabwo ari ibintu byoroshye, bigusaba kwiga izindi tekinike, gufata amajwi, gukora amashusho, editinga, ku kamera, gufotora n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ubwo bumenyi bwose bizagufasha gukomeza kwiga kugira ngo ukomeze kugendana n'igihe kandi uha wa muryango mugari wawe ibintu byiza bakeneye kumenya. Impamvu ya gatandatu: kugira YouTube channel ndetse no guhora uha ba bantu ibyo bakeneye, n'abantu batandukanye bafite caracters zitandukanye, bafite imyumvire itandukanye. Ubwo bazaguhamagara bakubwira ngo waduhaye video nziza, ubwo bazagushimira kuri Twitter ndetse n'ahandi hantu, bizatuma urwego rw'icyizere wigiraga ruzazamuka, kubera ko hari abantu ufasha guhindura ubuzima ndetse ufitiye akamaro. No gusangiza abandi passion yawe. Mu by'ukuri akazi ukora ushobora kuguhembwa neza, ushobora kuba ufite amafaranga, ariko ibyo byose ukabikora kugira ngo ubashe kwishyura fagitire n'ubuzima bwawe ubashe kubaho. Passion yawe rero ushobora kuyisharinga, ukayereka abantu, ukayisangiza abantu kuri YouTube channel yawe wakoze, igatuma aba bandi badafite akazi ubuzima bwabo buhinduka. YouTube channel yaguhemba. Kuri ubu ngubu YouTube ni urubuga rwa kabiri ushobora gushakira amakuru yose ukeneye ku isi. Niyo mpamvu abantu bafata igihe cyabo, bagafata kamera, bagafata amajwi, bagafata video, bakayeditinga, then bagashyira kuri YouTube, bagasharinga ubuzima bwabo, abantu bakareba iyo video, then iyo video ikabishyura. Uyu munsi rero umenye ko YouTube channel ari ikintu gishobora kuguhemba, kikaguhemba amafaranga menshi ndetse atandukanye n'ayo ukorera uyu munsi, igihe wakurikije amategeko n'amabwiriza YouTube channel igenderaho. YouTube channel yakubikira amateka. Ubu ngubu nkubwira gufungura YouTube channel, ushobora kuba ufite video yawe iri muri telefone, ariko ubu ngubu ukaba nta gaciro ifite, ariko nyuma y'imyaka 15 iyo video ikazabasha kukugira akamaro. So iyo video uyifashe ukayishyira kuri YouTube, imyaka 15
yashobora kukugira umuntu udasanzwe cyangwa igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Iki gihe muri iyo myaka 15 ushobora gusanga ikenewe kurenza uko wabitekereza. YouTube yabika amateka yawe rero igihe icyo ari cyo cyose wafashe amafoto, amajwi cyangwa amashusho ukayabikaho, ushobora guhindura amateka yawe. Ni ukwamamaza ibikorwa byawe. Aho sindi buvuge byinshi ku muntu ufite business cyangwa se ufite ikintu acuruza cyangwa se ufite ibintu akora. Siniyumvisha impamvu atafite YouTube channel. Ndabizi ko hari televiziyo, hari radio, hari ibinyamakuru runaka bitandukanye, ariko mu by'ukuri ibyo binyamakuru hari ahantu bitagera, ariko YouTube ishobora kugera. YouTube ishobora kuyikoresha wamamaza ibikorwa byawe ku bantu bose kuri internet. Ikindi kandi ukibuka ko ayo mafaranga wajya gutanga ku yandi maradiyo cyangwa ku mateleviziyo ushobora kuyakoresha kwagura ibikorwa byawe utayatanze mu kugira ngo bagukore amapublicité cyangwa bamamaze ibikorwa byawe. Bizaca bigiye gusa cyabugenewe. Nimvuga ngo uri umuremyi ntibigutangaze cyangwa se uvuge ko nkwisi Imana, oya, ntabwo uri Imana, ariko kubera ko ari we muntu utangije icyo kintu, ari we muntu utangije iyo content, ari we muntu ufashe iyo content ukayitekerezaho igihe abandi batigeze bayitekerezaho. Uri umuremyi kubera ko ni wowe creator wayo. Niyo mpamvu uzitwa umuremyi w'iki kiganiro uzaba ugiye gukora cyangwa se iyo video uzaba ushyize, cyane ko ni passion yawe. Uburyo uyikoze n'uburyo uyibona nta wundi muntu wundi wabikora uretse wowe. Niyo mpamvu uri creator. Bonus nakongeraho kuri ibi bintu byose 10 maze kuvuga, nuko akarusho gufungura YouTube channel ubuntu. Bigusaba gusa kuba ufite email kuri Gmail. So ufungura account, then ukaploadinga video. Buri mwaka hasohoka amavideo yigisha amabwiriza wakurikiza kugira ngo ugire YouTube channel yawe ku giti cyawe. Izi nizo mpamvu 10 nabashije gushyira hamwe zagufasha kugira ngo ufungure YouTube channel muri uyu mwaka wa 2020. Habaye hari igitekerezo ushaka kudusangiza cyangwa se n'indi mpamvu nawe wumva yagufasha gufungura YouTube channel muri uyu mwaka wa 2020, wayandika hasi muri comment, ukibuka gukanda like no gukora subscribe kugira ngo video zose tuzajya dukora hano kuri Kiza Pictures uzajya ubasha kuzibona mu buryo bworoshye. Murakoze, uzagira umwaka mushya muhire wa 2020.